reka ngusuhuze kandi nongere nguhe ikaze wo gukurikira Hasi Top 15 nizere yuko umeze neza cyane. Njyewe nitwa Jesse nk'ibisanzwe. Iyi ni Hasi Top 15 nakubwira ngo rero kuri uyu wa mbere tariki 16 Gicurasi 2022 urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwemeje ko Ishimwe Dieudonné cyangwa se Preskid afungwa iminsi 30 y'agateganyo kubw'inyungu ziperereza rigikomeje ku byaha uyu mugabo aregwa. Rero ndakubwira ngo tega amatwi wumve witonze ukurikira uko iburanisha ryagenze kuri uyu munsi. Njyewe nitwa Jesse nk'ibisanzwe, bana nanjye kuri Facebook hasi 250 ndetse na Instagram hose ni 200 ni hasi 250. Njyewe nitwa Jesse nk'ibisanzwe. Urukiko rwemeje ko hari impamvu zikomeye zituma akurikiranweho ibyaha byo gusaba cyangwa gukoresha ishimisha mubiri rishingiye ku gitsina no guhoza undi ku nkeke bifitanye isano n'imibonano mpuzabitsina. Urukiko kandi rwemeje ko nta mpamvu ikomeye ituma Ishimwe Dieudonné akurikiranwaho icyaha cyo gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gato. Tariki 16 Gicurasi 2022 nibwo Preskid wateguraga Miss Rwanda yaburanye ku byaha bitatu byatumye afungwa ari byo gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato, gusaba undi ishimisha mubiri rishingiye ku gitsina, guhoza undi ku nkeke bifitanye isano n'imibonano mpuzabitsina. Mu rubanza rwe Preskid yabanje kwibutsa urukiko ko ibyaha akurikiranweho ntaho bihuriye na politiki. Nyuma yaho yavuze ko atifuza yuko urubanza rwe rwabera mu muhezo kuko ubwo yafatwaga byashyizwe ku karubanda ndetse byose bibera ku karubanda. Metere Nyembo cyangwa se umwunganizi wa Preskid yavuze ko uwo yunganira akiri umwere, bityo asaba ko impamvu ubushinjacyaha butanga nta shingiro bufite kuko uwo yunganira n'ubundi afunze, bityo rero ko bitatuma cyangwa se ko batumva impamvu ubushinjacyaha bwagira izo mpungenge. Preskid yakomeje agira ati yakomeje gusaba urukiko ko yaburanira mu ruhame abanyarwanda bose babyumva bumva n'ukuri kw'ibyabaye. Kw'ibyabaye byose. Hanyuma rero yibutsa urukiko ko nawe akeneye uburenganzira. Yongera kubwira urukiko ko abantu bakeneye kumenya ukuri kw'ibyabaye ndetse n'ibiri kuba. Yagize ati byaba bitangaje kubona umuntu afatwa mu rukiko bikamenyeshwa na nyuma yaho, ariko byagera mu rukiko bikagirwa ubwiru kandi na mbere byarakozwe bigaragazwa. Nyuma y'ibyatangajwe n'uregwa cyangwa se Preskid ndetse n'ubushinjacyaha hari hakurikiyeho umwanzuro w'urukiko. Urukiko rero rumaze kumva impande zombi rwategetse ko urubanza rubera mu muhezo, maze abari mu cyumba cy'iburanisha barimo umuryango wa Preskid, inshuti, abavandimwe n'abanyamakuru bose basohoka mu cyumba cy'iburanisha nyuma y'uko Preskid aburaniye mu muhezo. Kuri uyu wa mbere rero urukiko kuri uyu wa mbere nyine urukiko rwamaze kwemeza yuko Preskid afungwa iminsi 30 y'agateganyo mu gihe iperereza rigikomeje ku byaha bitatu aregwa. Njyewe nitwa Jesse, nakubwira ngo bana nanjye hano kuri YouTube channel yacu hasi 250 ndetse unadukurikire kuri Facebook hose 250 hasi 250, Instagram hasi 250. Njyewe nitwa Jesse nk'ibisanzwe, nakubwira ngo ukora subscribe niba utarabikora, uduhe like, comment y'igitekerezo ubona twahindura cyangwa y'ibyo ubona twakora. Njyewe nitwa Jesse nk'ibisanzwe, ibiganiro nakagaruka nkubwira ngo reba video zacu hano ndetse ukomeze urebe n'izindi zikurikira.